ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru, kuruhuka icyumweru bakureho isabato. Undi nawe avuga ati irangamuntu ni ikimenyetso cy'inyamaswa, gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ukuri nyako ni ukuhe? Mube maso. Ayo ni amayobera Satani arimo azana mu bantu. Mumenye neza yuko amayeri ya Satani ari gukuza umurego mwa ino si. Kuva kera kose Satani yari umunyamayere kugira ngo abashe gupfobya ukuri nyako, kandi ukuri nyako ni ijambo ry'Imana. Ni mube maso rero. Baratugenzura nta hantu uzabicikira rero. Baratugenzura nta hantu uzabicikira. Ariko babandi bambaye ibishora by'umweru turabizi neza ko barimo kutugenzura. Icyo bashaka gukora tutazemera nuko bazagenzura ibitekerezo byacu. Nicyo bashaka kugeraho. Bene data nshuti bakundwa, nishimiye kubonana namwe kuri Channel Holiness TV. Imana ibahereza umugisha kandi Imana ibahereza amahoro. Amazina yanjye ndi Pasiteri Jonas Uzabakiriho. Bahaye ikaze kuri Channel Holiness TV. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Channel Holiness TV, ndagusaba gukora subscribe. Nawe ubwawe wakoze subscribe, Imana iguhereza umugisha. Mboneyeho rero kubahumuriza, nimuhumure, ntihagire icyabahangayikisha. Mwino misi ya none turimo ni misi ikomeye cyane, ni misi irimo ibibazo bikomeye. Buri wese arahaguruka akivugira ibye, buri wese akabasha guhangayikisha abantu imitima kugira ngo yishyireho, yigaragaza yuko akomeye, yigaragaza yuko afite isumbe ku bandi. Ariko mumenye neza yuko Yesu Kristo yarabivuze, abenshi bazaza biyita yuko ari bo ba Kristo, bazaza bayobya benshi. Abenshi rero muzagenda mubabona bangisha abandi ibya leta. Nyamara ijambo ry'Imana riratubwira riti twubahe abayobozi, kuko nta buyobozi butava ku Mana. Mwino misi ya none hari inyigisho zirukunda kukwirakwira, cyane cyane zishingiye ku irangamuntu koranabuhanga twiteguye kuzafata mu bihe biri imbere. Afite indangamuntu bakandikamo 250 bamenye ngo yavuye mu Rwanda. Bareba no muri system bagahita bamenya uwo ndiwe ni ku numero yagira mvuga. Yego. Nibyo mfite byose bakoza ku mashini ya karita ya electronique gahita babwira n'umugore wanjye uko yitwa n'abana banjye n'imitungo yanjye byose bizabirimo. Byo bizabo. Ariko ntabwo ari cyo kizaba ikimenyetso cy'inyamaswa. Se mushumba mutwibiri banga. Ikimenyetso cy'inyamaswa ariko sinzi impamvu mudasoma Bibiliya ngo muyumve. Ni iki? Ariko ntabwo ari cyo kizaba ikimenyetso cy'inyamaswa. Se mushumba mutwibiri banga. Ikimenyetso cy'inyamaswa ariko sinzi impamvu mudasoma Bibiliya ngo muyumve. Ni iki? Ikimenyetso cy'inyamaswa kizaza umunsi iyo system izitseho ya ibi ni ibimenyetso byo kuramukwa niko Yesu yavuze. Ntabwo indiraza ibise ntibiraza. Iyi ni imigendo. Abagore benda kubyara bagira ibintu bita imigendo. Iyi ni imigendo. Use ko mu gihumeka. Iyi ni imigendo umunsi bise byaje. Uzi umugore wakubiswe n'ibise? Ariko ufite umugore? Oya. Niyo mpamvu. Kuko urumva imigendo umugore we yumva hari utuntu dutera. Ariko ibise bishe arakubitwa. Bamwe bakanaboroga bagataka. Bagaharamba inzu bakagira gute. Rero nkubwire iyi ni imigendo umunsi bise byaje. Niko Bibiliya ivuga. Ngo umunsi bise byaje ngo uyu Uwiteka atagabanya iyo misi ngo n'intore z'Imana zari kwiheba zikabivamo. Ndakurahira bizaba bikomeye kandi ibi ni ibimenyetso. Mbese Satani arimo aragerageza uko bizagenda, ariko iyi ni imigendo ntabwo ari ibisa. Kuko wabandi ukareba covid yagiye ite ese mugani twarahumirije duhumuye amaso dusanga yari yagiye. Byo bizabo ariko ntabwo ari cyo kizaba ikimenyetso cy'inyamaswa. Nibyo bari mu gukora ibintu. Irangamuntu rero bakayivugaho byinshi berekana yuko ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Byose bavuga ngo irangamuntu ibi ni ibintu bito cyane, ni ibintu binini byapanzwe birimo bikorwa byanakozwe, ariko barimo baratugenzura. Ariko icyo bashaka kugeraho ni ukugenzura ibitekerezo byacu. Ntituzabemerera rero kuko twebwe turi kubibona aho bari kuganisha, turi kuhabona. Bakristo bene data mube maso, bakristo bene data muce bugufi,
bakristo bene data, icyo nzi neza yuko Uwiteka abazi. Niba leta yabatekerereje yuko mugomba kubona irangamuntu y'ikoranabuhanga, leta y'abandi ikoze nabi. Ntabwo ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Arega ikimenyetso cy'inyamaswa ntabwo kizaza gutya. Reka da, kizaza mu buryo bw'amayobera. Rero umunsi muzabona isi ibintu bigera kuri 3 cyangwa 4, yego, bizakubwira ko ikimenyetso cyageze hafi. icyambere ni bihe? Icyambere nubona isi yose yagize umuyobozi umwe. Zasoma igitabo cya Daniel, birasobanutse, biri ku murongo neza. Nubona isi yose yemeye kuyoborwa n'umuntu umwe, bagahuza amafaranga, bagahuza ingabo, bagahuza ubutegetsi, isi kaba one government, uzamenye ngo kabaye. Ntabyo ngibyo ubanza byo bitari hafi, nta nubwo biri kure. Ubundi kizaza mu buryo bwumvikanyweho. Ubundi kizaza nta kavuyo k'amadini kariho ku isi. None n'ikindi, ikimenyetso cy'inyamaswa cy'umubare 666 ntabwo kizaza za leta zitisize hamwe. Leta zigomba kwishyira hamwe, isi ikaba imwe, ubumwe bw'ibihugu byose bukabasha kugaragara. Ukwishyira hamwe kw'ibihugu byose, leta imwe, idini rimwe ku isi hose. Haba ikimenyetso cy'inyamaswa rero kigomba gukorwa n'igihugu kimwe, oya ntibishoboka. Ntabwo kigomba gukorwa n'ibihugu biciriritse, n'ibihugu biri hasi y'ibindi. Hari ibihugu by'ibihangange, Amerika, Uburaya, Australia, Aziya. Iyo migabane irakomeye. Naho rero kuvuga ngo umugabane wa Afurika, ngo bimwe mu bihugu bigize umugabane wa Afurika ngo byakoze ikimenyetso cy'inyamaswa, aho murabeshya, muraca abantu intege. Ntimubangishe leta, oya, twubaha ubuyobozi. Arega ni ikoranabuhanga ni ngombwa kugira ngo ribashe kuyobora isi. Ikoranabuhanga ni ngombwa kugira ngo abantu babashe kuryinjiramo. Hari ibintu bitazigera bihagarara. Ikoranabuhanga ntizahagarara, mbese no mu byo dusenga ntabwo bizahagarara. Kubera ko hanyuma pastor, akarengane k'itorero kukavuga iki? Ibyo ntibyaba wenda ko hari abavuga ko ariho byaba biganisha? Itorero rijya riryoha rikagira ubwiza mu gihe cy'akarengane. Ubundi kuvuga ngo ikoranabuhanga ni telefone tugendana, ni ikoranabuhanga. Ibyo dukora mu masisiteme, twinjizwa mu masisiteme, imyirondoro yacu ikinjizwa mu maprograme, mu masisiteme. Iryo ni ikoranabuhanga. AI ni ikoranabuhanga, kandi niryo rigezweho mwa kino gihe cya none. ChatGPT ni ikoranabuhanga, ni programe abenshi bajya kuryigiraho. Iyo ni ikoranabuhanga. Computer ni ikoranabuhanga, za mudasobwa ni ikoranabuhanga. N'irangamuntu dufite tugendana nayo ni irangamuntu ikoranabuhanga. Nyabuneka murajyana hehe abantu? Mureke kubangisha leta. Ibyo byo muri kujyamo ni ibiki? Muribuka neza yuko itangira yo gufata irangamuntu, abenshi cyane cyane abagorozi babashije kwangisha abaturage irangamuntu ngo harimo ikimenyetso cy'inyamaswa. Icyo gihe barabeshyaga guteza abantu imivurungano. Icyo gihe bamwe benshi barafunzwe, ariko mu gufungurwa kwabo bafunguwe bari gufata irangamuntu. None se ubu bigeze hehe? Iyo watakaje irangamuntu wumva washyushye mu bwonko. Nta rangamuntu nta kigenda. Burya uhabwa irangamuntu ari uko ufite ubwene gihugu mu gihugu uvukamo. Bitaba bityo rero, mwibuke neza yuko mu bihe bya Yesu Kristo, nimwibuke igihe Yosefu na Mariya bajyaga kwibaruza. Ntibagiye se kwibaruza, ibibaranga nabyo byari bihari. Na n'ubu naho ibituranga nabyo birahari. Ibituranga yuko turi Abanyarwanda ni irangamuntu.
irangamuntu ni ngombwa, tugomba kuyifata. Niba ari ibishya bije leta y'u Rwanda yadutekerereje, ntimubyitiranye n'ibyanditswe nkati ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Oya, ntabwo ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Mushumba, reka utari muri system ntabwo uzakora. Reka nkubaze ikibazo rero, ninde muntu warokoka ibyo bintu? Mwebwe byonyine gusa murimo muri kwirukangiza ibishyi. Oya, ibyo mubyitondere kandi mube maso. Ntimumere nka ya nkoko irimo iri kurarira, yasohoka igakokobeza irimo iri kwikanga ibisiga. Ahubwo ntabwo iri kwikanga ibisiga gusa, iri guhamagara ibisiga. Mu gihe cyo gusohora ubushwi imaze kumena, nibwo uzasanga ari ibibazo uduca turimo tuza, bitewe nuko inkoko iri kurarira yabashije kwiranga yuko irimo iri kurarira, byihangira gukumira ibisiga. Namwe ubwanyu murakumira ibiki? Ntabwo ikimenyetso cy'inyamaswa cyari cyaduka. Ntabwo indiraza, ibise ntibiraza. Iyi ni imigendo. Abagore benda kubyara bagira ibintu bita imigendo. Iyi ni imigendo. Intandaro yabyo irimo irakabakabwa, ariko ntimubashe kubyitiranya n'ibindi. Utazasanga dutunguwe abo mwabashe kuyobya, bakabura uburyo babasha kuba bagendera mu bibatunguye, ugasanga ni ibibazo, aho bakagubwa gitumo, bakinjira muri bya bindi Imana yanga urunuka, bitewe nuko ari mwebwe mwabiteye hakiri kare, mutebutse ibimenyetso bitari ibimenyetso. Bamwe mu bigisha icyo kimenyetso ntibakivugaho rumwe. Mwirinde mutayoba, mwirinde mutabasha kubura ibyiza mwaharaniye. Bamwe babivugaho ukundi, ngo bamwe ni ikimenyetso cy'inyamaswa, abandi ngo ni irangamuntu. Ukuri nyako ni ukuhe? Nyamara muzatungurwa mutazi ikibatunguye, bitewe nuko muri mu gishyuhirane cy'ibi bihe turimo. Ibi bihe turimo ni ibihe by'imperuka. Umva ibyo nawe avuga, urebe niba koko biri ku murongo umwe. Avuga yuko isabato ari ikimenyetso cy'Imana, kandi avuga yuko icyumweru ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Impamvu nshaka kubabwira yuko icyumweru ari ikimenyetso cy'inyamaswa ni ukugira ngo tuvumbure ubuyobe burimo bwihisha muri iyi minsi. Ngiye gusoma kuri paje 225 mu gitabo cy'ibyaduka. Ngiye gusoma ku gihamya cya 824, igihamya gifite umutwe uvuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo. Haranditse ngo Yohana yararikiwe kwitegereza ubwoko butandukanye n'abaramya inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, bakaruhuka umunsi wa mbere w'icyumweru. Kuruhuka uwo munsi ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Impamvu ndimo mbabwira yuko ikintu cyitwa ikimenyetso cy'inyamaswa umunsi w'icyumweru kizahangana n'ikimenyetso cy'Imana umunsi w'isabato, impamvu ndimo mbabwira ko Satani azibasira itegeko rivuga isabato, ni uko iryo tegeko rivuga ikimenyetso cy'Imana, kandi azaba arimo asimbuza ikimenyetso cy'Imana ikimenyetso cye bwite cy'inyamaswa. Murabizi neza yuko kuva kera kose Satani yashatse gufata umwanya w'Imana no mu ijuru, kugira ngo abe ari we ufata ubuyobozi bw'isi n'ijuru. Ariko mu gihe ibyo bintu byamunaniye, ntabwo yarekeye aho. N'uyu munsi aracyahanyanyaza, ndetse no mu gihe giheruka agomba gukuraho ikimenyetso cy'Imana ngo akireho ikimenyetso cy'inyamaswa. Ari narwo rugamba ruheruka ubwoko bw'Imana buzarwana. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni isabato y'ubupapa. Ubwo igerageza rizaza, hazagaragazwa neza ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo. Ni ukuruhuka ku munsi wo ku cyumweru. Namwe mumaze kwiyumvira, mu by'ukuri koko murumva ibyo wavuze. Ese murabona bidahabanye n'ibyo abandi barimo bavuga? Umwana avuga ati ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru, kuruhuka icyumweru bakureho isabato. Undi nawe avuga ati irangamuntu ni ikimenyetso cy'inyamaswa, gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ukuri nyako ni ukuhe? Mube maso. Ayo ni amayobera Satani arimo azana mu bantu. Amayeri ya Satani ari gukuza umurego mwa ino si.
kuva kera kose satani yari umunyamayere kugira ngo abashe gupfobya ukuri nyako, kandi ukuri nyako ni ijambo ry'Imana. Ni mube maso rero. irangamuntu koranabuhanga ni irangamuntu yizweho n'igihugu cy'u Rwanda, ntabwo yizweho na za leta zunze ubumwe ku isi hose. Oya, ntabwo yizweho na leta yunze ubumwe, ntabwo yizweho na leta zunze ubumwe za Amerika. Reka da, ni leta y'u Rwanda yabashe gutekerereza abaturage bayo. Uririrwa ku masosho media ngo nareretswe, narabonye ibi nibi, irangamuntu y'ikoranabuhanga ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Oya, iryo yerekwa rirapfuye. Tujye dutega amatwi twumve uko ijambo ry'Imana rivuga, cyane cyane dusomye mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 24, duhereye ku murongo wa 4. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Bene data, ibahangayikisha umutima ni ibiki? Ibyo ni intambara z'impuha. Izo ni impuha. Mukomerere mu Mana byonyine gusa musenga, ariko mwumvira ubuyobozi. Nutumvira ubuyobozi uzumvira nde? Mwumvira ubuyobozi. Naho ikimenyetso cy'inyamaswa 666 ntabwo cyari cyagera. Yego, turabyiteguye, ariko ntabwo ari ibi byo muri kuvuga. Mube maso, mube maso. Tegura itotezwa riri imbere barimo bategura, kuko ibintu by'ikoranabuhanga byose barimo ni ibitegura itotezwa ry'itorero, ni ibitegura akarengane k'umukristo, umuyuda nyamuyuda. Uyu nguyu uzava muri aka kazitiro bamaze kudushyiramo akavuga ati ngiye sinshaka ko mutegeka ibitekerezo byanjye, ngiye sinshaka yuko mugenzura ubukristo bwanjye, ngiye sinshaka ko munkura mu gakiza. Itotezwa riraje. Mube maso rero musenge. Nimuze duhaguruke twamagana ibitameze neza. Izo nyigisho zimeze zityo z'ubuyobe zituruka hehe? Twarangije gusobanukirwa. Abenshi bagiye bahaguruka bazana ubuhanuzi bupfuye. Ubuhanuzi ntabwo ari bwo. Abenshi bakunda kwigira shyashya yemenyekane kuri social media. Imana izaguhana. Mwita abahanuzi kandi mutari bo. Muri kuyobya benshi. Oya, vuga iby'Imana yagutumye. Naho ibyo kuvuga amayeri ko apfuye ntabwo ari byo. Leta ibungabunga ubuzima bwacu. Bya bindi abanyamadini batashoboye ngo babashe kubikorera abaturage, leta y'u Rwanda irabikora. Rero leta y'u Rwanda yabashije gufata icyemezo yuko buri munyarwanda yagira irangamuntu koranabuhanga. Rwose pe nta kibazo. Ni byiza cyane. Ntabwo ari ikimenyetso. Mube maso rero. Mube maso. Ntimuzajye muri gupfa kuvuga gusa ku masosho media. Oya, ntabwo ari byo. Dusenge, tugire urukundo, dukunda Imana, kandi dukunde n'ubuyobozi, kuko nta buyobozi butava ku Mana. Nanone turi maso kugira ngo tutazatungurwa. Tuzatungurwa bitewe n'iki? Bitewe nuko mwicara mwikanga ubusa. Ibyo mwikanze mukabyinjiza mu baturage kandi bitari byo. Aho hantu niho mugomba gutuma dutungurwa. Oya, mube maso, muvuge ibigomba kubaka imitima y'abantu, ntimuvuge ibigomba gusenya imitima y'abantu, kugira ngo akabarore katazaza mu buryo butunguranye. Kandi arega no mu mazi ya Nyagasani hawuze umunsi n'igihe Nyagasani azatungura. Ariko ubwo muzabona isi yose
yasizeho itegeko ryo kuvuga yuko igomba kuyoborwa n'umwami umwe, idini rikaba rimwe ku isi hose. Muzamenye yuko ibyo byasohoye, ifaranga rikaba rimwe ku isi hose. Muzamenye yuko ibyo byasohoye. Naho rero ibindi byo muri kuvuga ni iby'ubusa, byo muri kuvuga ni iby'ubusa. Imana ibahereze kwitekerezaho no kugarura imitima y'abantu kugira ngo isubire mu gitereko. Ndaguhumuriza wowe wabashije guhagarika umutima, nkubwira yuko Yesu agukunda kandi Yesu arakuzi. Humura, Uwiteka Imana arakubona kandi yagusizeho ikimenyetso. Uwo yasizeho ikimenyetso, uwo ni wo mwana w'Imana nyakuri. Ntabwo ikimenyetso rero cy'inyamaswa kizabasha guhangara umuntu w'Imana warangije kugerwaho n'ikimenyetso mu ruhanga rwe. Iki ni ikimenyetso cya Mwuka Wera. Ca bugufi wegere Yesu abashe kwinjira mu mutima wawe, maze ukomerere muri we. Tugiye gusenga Imana. Uwiteka Mana ihoraho, rinda imitima y'ubwoko bwawe, ubabere ihumure, iri jambo ribahumurize, dukomeze urugendo. Mwami, tukwigireho kuko uri umugwaneza. Dufashe twiyoborere, Mwuka wawe wera abe muri twiteka. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni isabato y'ubupapa. Ubwo igerageza rizaza, hazagaragazwa neza ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo. Ni ukuruhuka ku munsi wo ku cyumweru. Leta imwe, idini rimwe ku isi hose. Umunsi uzabona isi yagize guverinoma imwe, iyobowe n'umuntu umwe, watowe bakemeza ko bagiye kugira ingabo zimwe n'ifaranga rimwe, mbese isi ikaba koko igihugu kimwe, kabisa imwe. Yego, uzamenye ngo icyo ni ikimenyetso kimwe. Naho rero kuvuga ngo umugabane wa Afurika, ngo bimwe mu bihugu bigize umugabane wa Afurika ngo byakoze ikimenyetso cy'inyamaswa, aho murabeshya. babwira nuko itegura itotezwa riri imbere barimo bategura, kuko ibintu by'ikoranabuhanga byose barimo ni ibitegura itotezwa ry'itorero, ni ibitegura akarengane k'umukristo. Bakristo bene data, muce bugufi. Bakristo bene data, icyo nzi neza yuko Uwiteka abazi. Irangamuntu y'ikoranabuhanga, bamwe bakavuga ati ibi bintu noneho twagiye muri Illuminati, abandi bati tugiyeho noneho cya kimenyetso cy'inyamaswa byarangiye, bakavuga bati urumva ibintu bisaba kubanza kudufata imboni, ati kabaye.